uburyo wakora video zo uploadinga kuri YouTube ukoresheje Capcut mu gihe udafite kamera, udafite na sound recorder. Tugiye kurebera hamwe uburyo wakwifashisha Capcut application. Usabwa kunenga amatwi gusa, ibindi urabifite. Telefone yawe ufite connection yawe, telefone yawe ifite RAM ya kabiri, nta kibazo twagiye sasa. Cyangwa ufite application gufunguka. Ikintu kiza ujya kuri new project, anga ugiye gutangira gukora, urabona hari izo nakoze, noneho wewe ugiye gutangira gukora izawe. Ukora kuri new project, ugahitamo urugero twebwe tugiye gukoresha utu tuntu ngiye kubereka ahangaha. Ugakoresha utu dufoto, akangaka wenda n'akangaka. Reka dukoreshe yiriya gusa, reka dukoreshe izi ngizi ebyiri zahageze uko ari ebyiri. Iyo ukoze kuri play, video replayinga ugenda ureba, urabona ko nta animation zirimo, no guhinduranya kw'amafoto gusa. Ubu ngubu rero tugiye kwereka uburyo iyi foto wayiplayinga mu bundi buryo ukoresheje Capcut. Urabona ukoraho hakaza handitse splits, animation style no gudirectinga, hari n'izindi gutyo ko bigenda biterwa na telefone yawe. Turimo twinshi cyane, harimo tu effect twinshi, ariko twebwe tugiye kuba batukweretse animation ko ariyo twahereyeho. Iyo ukoze kuri animation barazikuzanira ugahitamo. Urabona iyo nkoze hano gutya, ifoto yanjye urabona ukuntu ije, urabona mbishize noneho muri ka kantu kose na selecting. Urabona ukuntu ifoto iri guhinduka. Iyo ukanze play, urabona play ukuntu biri guhinduka, urabona ukuntu birimo bihinduka, ukabona ko hari akiri guhinduka. Nanga iyo dushaka kugashiramo, dushobora no guhitamo kandi tugafata akangaka, urabona ko biraza guhinduka bitandukanye. Noneho iyo ukoze gutya kugakwiza animation, kuyikwiza muri kaga slide kose wa selecting, urabona ukuntu kari guhinduka. Urabona look, urabona kuriya niko bakora animation. Hari n'izindi nyinshi hano zihari kuri in, kuri out no kuri comp, kemeza ko byagiyemo. Urabona video yacu byagiyemo. Noneho tugiye kureba uburyo ushobora gushiramo amagambo, gushiramo text. Uzashiramo text, uraza ugakora hano kuri text, ugaselectinga aho ushaka text yawe, ugakora kuri add text. Hano handitse add text, hahita haza, urabona agatebo ko kwandikamo handitse ngo enter text, ugakoramo hano ugatypinga. Reka twandikemo nka good, twandikemo akajambo subscribe this channel. Look, urabona ko byagiyemo. Ushobora kubigabanya, anga byanje kujyamo. Noneho ugahitamo uburyo ushaka ko bisa. Ushobora kugira gutya ugahitamo ko bisa kuriya nyine. Hano hose ugenda uhitamo ko ushaka ko bisa. Ushobora no guhitamo animation wahitamo. Urabona iyi animation bagiye kutuzanira, iba izina animation ziri hano zigiye zitandukanye. Uhitamo iyo ushaka. Ushobora guhitamo kano, urabona ko byanditse, cyangwa ugahitamo kano, ubibonye, ukabyemeza. Ubwo ukagiyemo, noneho ukagashyira ahantu ushaka. Ushobora kukimurira ahangaha ukagashyira muri pati ya kabiri, cyangwa ukagashyira hagati, ariko twe tugiye tubishyize muri pati ya kabiri. Ni nka play biri andikamo hano. Ushobora no kukimura agashyira hano twatangiriye. Murabibona ukuntu bimeze neza cyane. Noneho ubu ngubu tugiye gushyiramo icyo bita audio. Ni gute twashyiramo audio yacu muri ibi bintu, muri aka video kacu? Uraza ahangaha ugakora kuri audio, ugakora kuri sound. Nimba ari sound iri muri telefone, ukora hano kuri folder ya telefone, ukajya kuri device, ugahitamo sound ushaka hano.
ziba zihari izo ushaka. Izi ni izanjye ziri muri telefone yanjye. Noneho iyo urangije kwihitamo, reka duhitemo nk'aka ngaka ka Israel mbonye. Iyo pureyinze iraza, wayumvishe? Iyo pureyinze iravuga twagiye. Wayumvishe kuvuga muri ya video. Noneho iyi sound ushobora kuyihindura cyangwa nayo ukayimura ugahitamo aho yahera cyangwa se bitewe n'aho ushaka. Noneho sound yacu yagezemo. Noneho tugiye gushyiramo akandi kantu. Mwabonye ko hano twashizemo text yitwa ngo subscribe this channel. Noneho ahangaho tugiye gushyiramo text. Noneho yo ize ifite sound, ize ifite ijwi. Ushyiramo text, ukavuga ngo add text, ukahakora ukandikamo ya magambo n'ubundi yacu, subscribe and share. Nizere ko wanabikoze. Noneho ukabyemeza ugahitamo style yacu. Twahisemo iyihe uyu munsi? Reka duhitemo iyi ngiyi. You cannot use these issues. Nako bayitubuje. Iyo yemeye tukayemeza, tugahita tuza aha handitse ngo text to speech. Sasa bya bintu byanjye nashyizemo ngiye gushyiramo noneho ijwi. Kadushyiremo ijwi ry'abagabo ngaha. Subscribe and share. Ukabyemeza umva ko ryavuze. Noneho dukoze play, indirimbo yacu irimo urumva. Subscribe and share. Byari twashyizemo byagezemo. Noneho ikindi tugiye guhitamo uburyo bwa animation. Sasa muri rusange ushobora animation zo twazibonye, ahubwo tugiye kureba uburyo ushobora gukata video. Urabona nk'iyi foto ahangaha nshobora kuza hano nkakoraho nkakata. Urabona ko nkoze udupaki tubiri, kano gatandukanye n'aka. Aka ngaka ushobora kuba wakimura kakagira ka nyuma cyangwa se ukagashyira hagati bitewe n'uko ushaka kweditinga video yawe. Urabona ko byahindutse. Subscribe and share. Ikintu ugomba kumenya ko n'aka ka nyuma, kano ka Capcut, ushobora kugakata ukagakuramo ukagasiba, hakazaho end gusa, kugira ngo ntibazanamenye ko wayikoresheje wenda nimushaka ko ibintu byawe bibanga. Ikindi kintu ugomba kumenya kuri Capcut ni uko ushobora gukora adjust, ugahindura uko video yari isa, ukayishyira muri dark, ukongeza saturation, ukongeza contrast, ukayigabanya brightness, ukayongera cyangwa ukayigabanya. Muri kubibona ahangaha birahari. Ubwo nkoze hano nabyongeza cyangwa nkabigabanya. Urabona ko mbyongeje, urabona ko mbigabanyije. Look. Subscribe and share. Babisa. Urabona. Subscribe and share. Ni gutyo bimeze. Ibyo ukabyemeza ni kuriya. Iyo ushatse uragasiba, ushobora no kukaduplicatinga gutya, kakagira gutya inshuro ebyiri. Byose birashoboka, cyangwa se ukakanagasiba. Ni gutyo Capcut ikora. Ushobora guhitamo background. Iyo tuvuze background ahangaha, ubu hano tugiye gushyiramo background. Look. Ni ibintu byinshi hano biba bihari, wagenda ukoresha bitewe n'uko ushaka video yawe imeze. Iby'ingenzi ni biriya mwabibonye, ni kuriya umuntu akora video ye. Noneho ikindi ushobora guhitamo na cover, kandi kazi imbere ya foto izi imbere ya video mbere yo kuyifungura. Uyihitamo, ushobora gukoresha template. Iyo bavuze template ni ibyo abantu baba barakoze bakarekera hano cyangwa se bakabishyira muri application, wowe ukabihitamo ukabikoresha. Noneho wanabikoresha ukabihindura. Ni nka format
ushobora guhindura cyangwa ukabikoresha uko biri. Ni urugero, reka dufate kano murebe, urabona ukuntu imeze. Nshobora kuyihindura, aka gafoto kari hano nkakazana hano, ngiye hano nkashiramo iyanjye cyangwa nkanayikuramo, byose biterwa n'uko ubishaka. Ni gutyo bikora. Ndakeka mumaze kumenya uko bikora. Noneho ikindi ukora, ushobora gusevinga noneho urangije gukora video yawe. Video yacu twakarangije akavideo kacu, agashoti. Ubu tugiye ukadownloadinga, uhitamo quality ukadownloadinga. Murabibona ngiye aho mbikorera, ukasevinga kuri device yawe. Urabona ko katangiye kubara, gakomeza kabara buhoro buhoro.